tuzagera muri kumwe, amaganya yawe yose azabibitswe nge, ikoreze ibyo byose wumva bikugoye, reka gucira inzira. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Lava TV Show. As usual nk'ibisanzwe tugenda tubagezaho ibiganiro byiza, ibiganiro byo guheramya Imana, kwihimbaza ndetse no kwishima kubw'ibyigende dukorera. Kuri uyu munsi amazina yanjye nk'ibisanzwe na Alexi. Kuri uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umukobwa mwiza nk'uko mubireba, umukobwa wubaha Imana, n'umukobwa mbese wagiye mu Mana kandi uyikorera akayumvira. So kuri uyu munsi niwe tubashe kubana nawe nk'umutumirwa wacu, twamutumiye uyu munsi yabashije no kwitabira, museye n'umugisha Imana imuhe umugisha. Rero reka tumwakire atwibwire, tugaha ikaze kuri Lava TV Show. Murakoze, nitwa Sabine. Nanjye nishimiye kuza kugira ibyo ntangana kuri Lava TV. Okay, Sabine umeze ute? Mbese mu busanzwe ugisha ijambo ry'Imana, uraririmba, muri make umurimo ukunda mu gukorera Imana ni uwuhe? Byose ndabikora, ariko icyo nkunda cyane ni kuririmba. Kuririmba ni impano yawe, bikurimo mbese ntabwo ari ibintu uhiga gushakisha impande n'Imana. No kugerageza. Ni ukugerageza. None Sabine, muri make tugiye kumenya nyine ukuririmba kwawe uko bimera, uko byatangiye. Wowe ugiye kutunyuriramo utangira utubwire se mu kuririmba kwawe, mu gutangira kuririmba kwawe ni iki cyaguteye kuririmba akaba ari cyo kintu wifuje kurusha ibindi bintu byose? Ni iki kintu cyaguteye muri make gukunda kuririmba kurusha ijambo ry'Imana, cyangwa se gukunda byose urabikunda yega, ariko ni iki cyatumye ukunda kuririmba kurusha ibindi bintu? Byatangiye bite? Wenda ikintu cyatumye mbikunda cyane, yego, nakuze mbikora kubera ababyeyi banjye, urebye njye nakuze cyane kurenza kwigisha ijambo ry'Imana. Yego, niyo mpamvu rero ari byo nkunda n'ubu cyane. Yego. None Sabine, kuririmba kwawe muri make kwatangiye gute? Ugiye kutunyuriramo uhere mu ntangiriro zo kuririmba kwawe. Ese utangiye kuririmba byagenze ute? Byatangiye ute kuririmba? Ese niki cyakugaragaje ko kuririmba ari byiza? Utangiye kuririmba? Natangiye ndi muto cyane. Natangiye imyaka 2 wararirimba? Imyaka 2 naririmbaga muri korali imwe na papa, ariko nyine ari bya bindi by'ubwana, biza kunkoreramo nyine. Yego. Biza kurangira nyivuyemo nerekeza mu yindi korali. Korali iva mujye mu yindi. Okay. None kuki wahisemo kuririmba gospel, utaririmbye hip hop, utaririmbye indirimbo za Bruce Melody, indirimbo ziri hanze nyine zindi zisanzwe ziba ziri hanze, ukavuga uti ngiye ko byenda kose nzaririmbira mu nzu y'Imana gospel, ukavuga uti nizo mpisemo pe nta zindi? Ikintu cyatumye nkunda gospel cyane nk'uko natangiye mbibabwira, ndi muto najyanaga na papa kuririmba. Yego. Ngo ntabwo twaririmbaga izindi ndirimbo zitari gospel. Yego. Gospel cyane. Biza kurangira n'ubundi arizo nkuriyemo, arizo zibaho. Yego. Zino zindi ntabwo nigeze nzikunda, ntabwo njya numva zindimo cyane. Yego. None wavuze ijambo aravuga uti uririmbana na papa. Papa mwararirimbanaga? Na n'ubu usubuna n'ubu muracyaririmbana? Oya, ntabwo ngo tukiririmbana. Yego naririmbyemo cyane, ariko nyine naje gusa nkaho bihagaze ubwo najyaga kwiga, ubwo najyaga ku ishuri boarding. Byabaye nkaho rero ntakiririmba, uretse ko nyine nabwo nayiririmbagamo. Nitwa kuri umuririmbyi mutoya nyine kwa ntabwo nari mu mubare w'abaririmbyi. Yego nari mu mubare w'abaririmbyi kuko icyo gihe nari ntarabatizwa. Rero aho naviriye muri boarding
maze gukura nibwo nafashe umwanzuro wo kuba najya mu yindi korali, cyane cyane ko iyo ngiyo papa yaririmbagamo ari iy'abagabo gusa. yari iy'abagabo gusa? Yego, yari iy'abagabo gusa, harimo undi mumama umwe wenyine. aracyayiririmbamo si uwo muntu? Uwo mumama ntabwo akiririmbamo, ntabwo agihari. Yego. None Sabine, muri make hari abantu bafite amatsiko menshi cyane ukumva uririmba, kuko turi kuvuga kuririmba gusa ntabwo warumva n'ijwi ryawe, abayafite bose ni benshi cyane. So rero ngewe nguhaye umwanya mugari, mbese mugari, muri iyi minota isigaye shaka indirimbo uturirimbira. Hera ku ya mbere, iya kabiri ndakubwira uyituririmbire, ndakubwira igihe uri turirimbiramo. Uhawe ikaze nanone. Ngiye kuririmba indirimbo ya korali Ambassadors of Christ, yitwa Ibyunyuramo. Ushobora nabyo bikababaza umutima wawe. Yegereza mikoro, komeza nare. Igasa naho itakwitayeho, kuba nacyo bikikumariye. Urababaye nshuti, wasubiza amaso yavuye ni kure kandi ni habi cyane. Watekereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima, nyamara wareba abandi. Nayishe. Oya, nta kibazo, komeza. Oya, komeza ari wenda yibuka. Ibyo nyuramo biruhije nshuti, ni iby'igihe gitoya n'ibihoraho. Ibigatume uteshuka ngo ureke Imana, Imana idahemuka, jya uyizera. Yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizera, jya uyizera. Wow, nice voice. Imirimbo yawe iratangaje kabisa. Ushobora kuba ariko waranayisengeye imirimbo yawe kugira ubanze ubashe kwiga. Ushobora kuba warayisengeye ufata nk'amasengesho, uravuga uti pfukame nsenga Imana impe kuririmba gutya, ndabishaka cyane. Wigeze ubisengeraho? Irihe banga ufite ryo kuririmba? Kuko biratangaje, tuvuga ukuri nkuko tukubona uzi kuririmba. On my side ngiye naguha like 90.9 kubera ko kwijana, kubera ko urabikwiriye kose urimba neza. None nirihe banga waha abantu batazi kuririmba cyase batarabimenya? Yes, okay, abantu batarabimenya babikeneye, ni nirihe banga wabaha abantu batarabimenya? Se nta kintu nakoresheje, ntacyo pe, ntacyo, uretse kubikunda no kuguma kubikora. Uretse ko ku muntu ukomeza kuririmba cyane kugira ngo bikaze, biraza nyine. Kimwe nanone niyo umuntu asanzwe azi kuririmba bikagera igihe agaparika, mu mugo hazamo nk'umugezi, hazamo ibintu bimeze nk'umugezi. Ariko hari udutekinike bajya bavuga ngo umuntu akoresha, ngo hari utuntu ngo two kunywa amagi, utuntu two indimu. Oya, ibyo bintu ntabwo nzi niba binakora. Ntabwo ndabona umuntu abikoresheje, ntabwo ndabikoresha, ariko nyine ntabwo mbizi niba bikora. None Sabine, uwo muri make umuntu udukurikirana hano kuri Lava TV show biri burangire agiye atabashije kumenya icyatumye muri make umenya kuririmba gutyo, wowe wabonye biza gutyo gusa nta kindi? Nabonye biza, ni ibintu nakuze nkora nanjye bakambwira yego
uzakomeze Naba motivate. Ngiye kuba motiva nanjye ngenda gukunda gutyo nta kintu so nta ndirimbo yawe wenyine ufite? nabasha gukora indirimbo yanjye nyine cyakoze ndazihimba nkaziha amakorari. Urabura iki? Ni iki ushobora kuba ntabwo projet oya okay nyine hari nk'umuntu hano kuri Lava TV ushobora kudukurikirana yabona wenda hari ikintu kimwe ashobora gukemura mu byo ufite bishobora gutuma udakora indirimbo akagira icyo abikoraho cyangwa akagira ubufasha atanga. Muri make twashaka kumenya ngo ni nk'ikihe kibazo kibitera. Ese hari abashobora kuvuga ngo n'ubushobozi, hari igihe ushobora kuba ko ari ubushobozi buke, hari igihe ushobora kuba ko ari umwanya, hari igihe ushobora mbese muri make ni nk'iyo mpamvu ituma udakora indirimbo nk'umuhanzi? Wenda wabyemo ubushobozi ntabwo aba ari cyane, uretse ko nanone ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Birahenda gukora indirimbo, kuyijyana muri studio, kuyicurangisha, ni ibintu biba bihenze. Byazamo wenda ikindi ni umwanya. Urabona nibwo umuntu arangiza ishuri, rifata umuntu. Ishuri rifata umuntu ishuri rifata umuntu, ariko buriya nshaka njye kubona umwanya nkabikurikirana neza. Wize ibijyanye n'iki mu ishuri? Nize electronic services. Okay. Hano rero hari igihe tugira abantu n'undi baba bashaka abakozi ngabo ubwo urumva nimero zawe no kuzishyira muri comment cyangwa se muri description ku buryo umuntu ukeneye kuguha akazi agomba kwandikira kuri WhatsApp cyangwa guhamagara kugira ngo mubashe guconnectana aguha akazi. None Sabine, yewe rero ku ruhande rwanjye sindanyuze, ngiye kuguha indi minota 30 minota tarani ukoremo indirimbo zose ufite mu in your mind. Uhaye umwanya iminota tarani uyikoreshe neza kabisa, hawe ikaze. Uyu mwanya bose mayibarukwa yaje uko abandi bavuga, nyuma yo kugera ku isi ntiyahiriwe n'ubuzima, nibwo yahuye n'ikibazo aramugara, umubiri uhinduka mu buryo atigeze ateganya. Undi nawe niko yavutse akomereza ubwo buzima bumubangamira, yareba yaguheka mu mugongo, ntuzigere unanirwa, nta nyota nta n'inzara uzagira muri kumwe, amaganya yawe yose azabibitswe nge, ikoreze ibyo byose wumva bikugoye, reka gucira inzira, ica inzira naho bitashoboka, isenye inkuta zikomeye ikazigira ubusa, yiteguye muri misozi ko utabuke n'umwimika mu mutima wawe, yiteguye muri misozi ngo utabuke n'umwimika mu mutima wawe. Abafite ubumuga n'abacu
ni bamwe muri twe ntitukiyange nabo bagoswe umwana w'Imana ntiyigeze robanura kubwo urukundo nimuweze kuri twese natwe dukomeze gukundana ntukirengagize uwo munyabuzima. Iki ni cyo gihe ni igihe kuba afite ubwo bumuga yego ngo bahabwe amahirwe n'agaciro mu buzima tubamo babone kwiyumva mu muryango ngo babashe kwiyubakamo icyizere bahangane n'ubuzima. Bashoboye gukora byinshi imishinga yabateza imbere gukura inzitizi byabongerera imbaraga kandi turemane imitima ku buzima bugoye buzashira. Igihe kiri hafi bagenzi umwami w'abami akagaruka duhindurwe bundi bushyashya ishusho ye duse nawe ibyo ubumuga n'uburwayi bw'umubiri bizashira twitwe kudapfa tuzabaho bwa buzima twifuzaga. ese iminota irarangiye Sabi, iminota irarangira cyafite umwanya komeza uri gushutinga uri mu nzira iruhije wabuze kivurira inyanja n'imisozi byakugose nta nzira ubona wibuke ko hari Imana yabikoze cya gihuga Bisiraheli bumvaga ko byarangiye ariko yaciye inzira ica inzira naho bitashoboka isenya inkuta zikomeye ikazigira ubusa iteguye muri misozi ngo utaboke n'umwimika mu mutima wawe biba irihe bari birihe by'ibintu byakomeye bikunda gusa n'iyishe bibirihe bibirihe biba irihe ko nzigwishoboye uhagarika ibyago byose ibiza ndetse n'intambara bibirihe bibirihe biba iri ahantu runaka ahandi yaririwe umunsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bakeye nimucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye
ego niko biri ufite byinshi bikuremereye bituma uhora wibaza uti Imana iri hehe Abanyarwanda n'u Rwanda natwe twarakinyoye icyo gikombe ariko mu gihe gikwiriye iyo Mana iratuzahura humura humura ibyawe byose irabizi niba iri ahantu runaka handi yaririwe umunsi umwana wayo yatotezwaga ikagihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bakeye nimucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye Imana iriho ntigeze twihisha. Wow, nice singing, nice singing, nice singing. Hola, nice singing. I surrender. Wow. Kuririmba byo icyo navuga kuri Sabine ni ibintu byawe. Ni ibintu utigeze uhatiriza, ni ibintu byizanye muri make. Ni ibintu bikugaragaraho anywhere you can go. Umuntu wari wese ushobora kuba kuza ikintu bitakuririmba. Muri korali urimbamo uri diligente. Kuko bakora utari diligente pe, uri diligente. Oya. Ndibeshye? Ntago ndi diligente. Ai base we. Uwo diligente ameze ate? Uwo diligente ni Warandi. Diligence ko muzi kuririmba gutya nuko. Ni dirija. Okay, ni dirija. Ako diligente nyangakora gake. Ariko uragakora. Gake. Uzikari umuntu ugeze kuri Lava TV show wakoze ikintu tu diligente nibwo byaba ari gake. Ariko niwe ugezeho wakoze ibintu diligente. Cyane. So kubeshya. Ibintu by'ubudiligente ugeze kubikoraho gusa icyo nakubwira cyo ahubwo wari ubikwiriye guhora ubikora kubera ko ari igihe wumva impano y'umuntu kumva nageze biririmbire utamanika nyine kavuga uti uyu muntu utamanitse cyangwa umuntu utemeye ko umuntu azi kuririmba nukuri arabura byinshi kandi hani byinshi atarasobanukirwa ku miririmbire uzi kuririmba. Rero Sabine turagushimiye kubw'ubwitabire bwacu. Muri make hari ikintu nshaka gusaba kindi mu gusoza kwacu. Turashimira abadukurikiranye abatarakora subscribe namwe ni mukora subscribe. Rero mu gusoza kwacu ndashaka kubaza ikibazo musa ntanagusaba byose hamwe. Kuririmba yego watubwiye ko byizanye ariko se ndashaka kusaba akantu kamwe. Fasha ubwira abantu hano batazi kuririmba bazi babwire n'ingingo bazi yabashyigikira. We ntabwo ndi kubatuka ngewe uburyo ndi kubivuga ni uburyo nyine wenda butari sensi neza ariko wenda mu buryo bwiza abantu bataramenya kuririmba niye nama wabagira kugira ngo babashe kuririmba kuko njya numva bava ngo hari ibintu byo kutarya urusenda ngo kutank'ubushera ibyo bintu bamwe bajya babivuga buriya ni iki wabavuga ni ikiye nama wabagira nihe myitozo wabagira nihe bakura iyo myitozo muri make bagira inama. Ubundi hari ikintu kimwe nemera ko nta muntu utazi kuririmba. Ushobora utazi kuririmba gospel ukamenya kuririmba hip hop. Ushobora utazi kuririmba hip hop ukamenya kuririmba ikindi. Ahubwo wenda ikintu umuntu aba atazi ni ukumenya se nashobora kuririmba iki muri ibyo. Yego ariko ikindi ikintu ubundi umuntu aba agomba gukora ni ukuvuga ngo ibyo akunze nagerageza bikore cyane kubikora cyane bigenda biza gahoro ntabwo bishobora kutaza mu mwaka umwe bishobora kutaza mu myaka ibiri. Ikindi kintu cyica abantu ni ugucika intege. Ushobora kubigerageza wenda ukagerageza n'aya magi bakubwiye bikanga ukavuga oya ntabwo ndi kuririmba nk'uriya oya wowe don't give up. Nicyo kintu wabagiramo inama kutava ku bintu
kugira ngo bajye bahora bakora nta ni stop ibintu byo kuvuga ngo bave ku bintu babireke. Okay, Sabine turagushimiye kuko kwitabira ubutumire bwacu. Imana niguha umugisha kandi ndetse cyane. Rero turagushimiye, turashimira n'umuryango wawe bose nyine ko wowe iyo wemeye kuzanga wemerera umuryango wawe niwo wawe kwemerera, ndabeshya se? Turagushimiye rero, turashimira n'umuryango wawe. So abantu baba twajyanye tukaba tukije akanya tukiri kumwe, turabashimiye namwe mwadukurikiranye kugeza kuri uyu munota. Turabashimiye ndetse cyane. Wawe utarakora subscribe wakora like, comment na share ndetse na subscribe ukanasharinga abantu benshi kugira ngo ujye bagezwaho n'ibiganiro byiza nk'ibi byiza byo kuririmba amanywa ndetse n'ijoro. Turabashimiye rero. Still Lexi tararararan 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 tan tan tarara. Ciao ciao.